ryawe reka ijambo ryawe rijye mu mitima yacu rifite icyicaro kuko rihora rizima rihora ritunganye ariko mwami turakwinginze kugira ngo rize rijye mu icyicaro mu mitima yacu umukozi kara ku munwa mwami Imana yacu arangururira ubwoko bwawe umugirire neza umufashe data reka ye kuba ari we ahubwo hagaragare wowe reka ye kuba ari we ahubwo hagaragara icyubahiro cyawe imbaraga z'umwuka wera zimwururukire imbaraga z'umwuka wera ziganze imbaraga z'umwuka wera zitegeke imbaraga z'umwuka wera ziyobore mwana w'Imana reka twe gusubira yuko twaje ahubwo tuze twahinduwe n'ijambo ryawe mugirire neza kandi akomeze gufashwa nawe mwami tuguhaye ikaze abari wowe ugaragara kandi abari wowe uganza cyubahiro ni icyawe shimwe ni ryawe Kristo tugukomeye amashyi tugushima amen amen. Imana yo mu ijuru guha umugisha gusengera ijambo ry'Imana murakoze rwose turashima Imana nziza ko yongeye kutwemerera kandi kaduhaye amasaha y'amanywa yo kongera kuba imbere y'Imana amasaha yatambutse twaguwe neza twamerewe neza abo twari kumwe Imana yabikoze iduha amateraniro meza ndirekeye aho ngaho nanone yongeye kuduha ikiciro cya kabiri ngo twongere nanone twishimire mu mwami nabyo turabishimira Imana amen. Nubwo turi mu bihe bitoroshe bitugoye igihugu n'abanyarwanda muzi twese turimo imitima yacu irababaye imitima yacu yarashengaguwe kubera ibibazo twagiye duhura nabyo ubu turibuka bavandimwe bacu bishwe bazira uko basaga nuko baremwe n'Imana nibyo bihe turimo kandi bitatworoheye ariko nshuti bavandimwe ndabasaba gukomeza kwihangana Imana nyiri juru Imana nyiri byiringiro Imana nyiri humure ikomeze ibahumurize kandi bihanganishe muri ibi bihe kandi twifatanije namwe muri ako kababaro kugira ngo abantu bose babyumve kandi bifatanye na bagenzi babo mu by'ukuri na Bibiliya birabitwemerera nicyo gihe mubona ibyinshi niyo mpamvu mubona byinshi tutarimo dushaka gukora ibintu bihambaye cyane byo ku rwego rwo hejuru ariko nibyo bihe mwihangane mukomere kandi mwe kubabara nk'abadafite ibyiringiro ndabizi neza ko mufite ibyiringiro bizima kandi by'abakristo kandi nubwo twibuke twiyubaka amen. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Uyu ni umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana kubera yuko Imana yo ni Imana mu bihe byose kandi igomba gushimwa ibihe byose nubwo turi muri ibi bihe bitubabaje muri ibi bihe imitima yacu itishimye ariko kubera yuko Imana ari Imana niyo mpamvu umukristo muzima wamaze kumenya Imana agasobanukirwa ibyo byiringira arabigendana amen. Ibyo byiringira arabigendana niyo mpamvu Imana yo ni Imana ibihe byose nimba Pawulo yaravuze ngo muze mwishimira mu mwami nongeye kubivuga muze mwishima ni ukuvuga ko igihe icyo ari cyo cyose umurokore umukristo arishima amen. Kandi ni ukuri ntabwo wakwibagirwa umuvandimwe ntibishoboka umuhamba mu mutima uramugendana uhora umutekereza iteka ryose uramugendana niyo mpamvu n'ubu tubwiriza n'itorero tubwira n'abantu baje bagira imigambi myiza igihe icyo ari cyo cyose uje ugendana imigambi myiza mu buzima bwawe nubona n'umuntu arafudika aragenda n'imbariga umubwira uti sibyo ibyo nditubyemera kandi nicyo twiyemeje abanyarwanda n'u Rwanda nuko bitazongera ati twebwe ibiki oya nuko bitazongera n'ubitekereza kanabi bize bikubamo nunatekereza ubikubemo
uragira se ngo ijambo ry'Imana hari icyo ryadusigiye? Bibiliya iravuga mu gitabo cya Petero ngo mwiyambure, mugende mwiyambure biriya byose, igomwa n'ishari n'ibiki, naho muje mwiyambura imigambi mibi, mugendana imigambi myiza. Umugabo witwa Dawidi Imana yaramutase nijoro aryamye, Imana iramusanga asinziriye ajanywe n'udutotsi. Imana ntiyigeze imusangana umugambi mubi, yamusanganye umugambi mwiza. Ugendana umugambi mwiza kuri bagenzi bawe, ku baturanyi, ku gihugu, mu itorero, nibwo uzaba umukristo mwiza muzima. Haleluya. Ariko urasanga abantu baracaba mu tuntu n'utundi, umuntu yasanga arakora n'amanyanga, ntateshe ukarebera oya, tureka kurebera no kubindorereza. Imana yo mwijiri baho umugisha. Turi mu ijambo ry'Imana, dufite isomo ryiza rivuga ngo kwizera. Riri hano rwose ryarateguwe, ubuyobozi bw'itorero bwarariteguye. Impano rero riravuga ngo kwakira impano yo kwizera ndenga kamere itangwa na Mwuka Wera. Mushumba yanemereye rwose ninshake ntinde, yabonye ko nasahaguye mu kanya, ndasahagura, ariko ngiye gutindana namwe. Barya abantu baje barambiwe, ose mugomba kurambirwa mwaje muriye service ya kabiri, twebwe tutarasoma n'amazi kuva mu gitondo. Mwihangane ninshake ntinde, nimukaze murambirwa muri imbere y'Imana. Nukuri ntimukarambirwe pe. Amasaha mumara hanze yo niyo menshi, ariko abaririmbyi bavuye hano bavuze ngo ni byiza gukorera Imana mu buzima bwawe bwose. Ni byiza kwibera mu bikari by'Imana igihe icyo ari cyo cyose. Wumvise bavuga office ngo ni byiza kuba muri office muniganira murwanira. Wumvise bavuga ngo ni byiza kuba mu mafamu. Murabyumva neza, ariko ni byiza kuba mu bikari by'Imana. Nubona umwana wawe atari muri ubu buzima ufite ikibazo. Nubona umugore wawe ntari muri ibi bintu ufite ikibazo mu rugo. Nubona umugabo wawe ntari muri ibi, jya ku mavi, ndakubwiza ukuri kuzima. Nubona umwana atari muri iba, adakinira muri korali nk'abandi bantu, ufite ikibazo. Nubona umugabo wawe aririrwa ufite ikibazo. Ni byiza kuba mu nzu y'Imana iteka ryose, mugahora mushima Imana yo mu ijuru. Haleluya. Ariko mutagira ngo nataye ijambo, topic ni ukwizera. Muhagararira aho ngaho, nta bindi bintu uri bujyemo byinshi, no kwizera. Ariko mbere yo kwizera, umuntu agomba kuba afite impano yizereramo kandi akayikoresherezamo Imana, itorero rya Kristo rikubakwa. Haleluya. Kare nababwiye ko itorero ryubatswe n'impano, rigizwe n'impano. Umukristo agomba kugira impano mu rusengero. Hari igihe mvuga ibintu mukabigira urwenya. Umukristo agomba kugira impano mu rusengero. Nta kwicara ku ntebe igasaza bakagura indi, bakongera bakiyongeza indi, utagira impano mu rusengero. Kandi impano zirahari n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ati njewe sinashobora impano. Ninde utagira, hari udafite impano tuyimusabire. Kwizera kurarema, tujya tuvuga bikaba. Uko niko kuri kuzima. Tujya tuvuga bikaba. Uko yago umuntu abona akantu gatoya Imana imutije k'impano, akuzura nikiba. Akuzura niki? Nukurengwa nibwira gute? Yes. Akirata ugaza ngwino uri imbere beka ngo aha ngo nindahaba ntibaririmbe. Nutahaba bararirimba. Ikibura bakarya n'urusenda. Wakangwa kurya ngo urusenda rudahari. Ikibura bakarya nakabanga. Ushobora kuba udahari korari kabaho. Ushobora kuba udahari urusengero rukabaho. Akantu gatoya Imana iguhaye ngo njyewe mfite impano ba iyiheze. Impano wahawe niyo gukoreshereza Imana ugahesha data wo mu ijuru cyubahiro.
ariko si yagasuzuguro no kurengwa no kuvuga ibyo ushaka no gutemangiga ubesha abantu babandi. Akantu gatoya gusa ati njewe mfite impano. Ndakubwiriza ukuri kuzima, akesha abanyempano bashaka guca kubashumba bitorero ngo ubwo afite impano ati aracavuga iki kandi ko nahawe impano. Ntacyo umushumba avuga ngo ubwo wahawe impano. Yampaye inka ambega ubuyobe we, mbega ubuyobe bw'imperuka. Impano iyo ugize impano sha wowe ufite impano ko ndabona bagufunda amafaranga nukubera iyo mpano. Yikoreshe neza nshuti yanjye, yikoreshe neza uhesha Imana yo mu ijuru icyubahiro. Umuntu yapfa kubona akantu gatoya ngo njewe mfite impano, ubwo wabonye impano uraruta umushumba. Mbabwira ibanga ry'impano, iyo wagize umugisha ukabona impano irarerwa n'itorero. Twebwe turayirera, itorero turayirera tukayiha umurongo n'icyerekezo. Abashumba barera iyo mpano. Iyo tubonye ufite impano turakwegera tukakurera tukaguha umurongo ukazaba umukristo n'umuyobozi mwiza. Ariko ati mfite impano se turasahuriye he na Vianney? Iyo mubona mutwaza ibaga n'igitabo mugira ngo njewe nta bwenge ngira. Iyo mubona tuja mu ivuga butumwa ngafata igitabo cye n'ibaga ubona ndari umunyacubahiro. Niko mutambi ubona ko banataye umurongo. Oya simba nataye mu murongo. Impano irarerwa. Iyo wemeye kurerwa nawe urera abandi. Umuntu ndi yarezwe ntazi indyo n'imoso ngo arakingura itorero ntazi ibikorerwa mu itorero. Ntarete ngo tumurere kugeza hawe itorero. Ati ndashaka kuvukira mu Rubavu. Iyo mubona jewe ntwari baga kubera iki Eliya yajanye na Elisa, kubera iki yajanaga nawe. Mureke tubarere tubatoze. Ati mfite impano ndi umunye iyihe mpano zitararezwe n'itorero kandi itorero tutazi. Ufite impano itazwi n'itorero iyihe uyikoreshereza hehe? Wayihawe nande ko ari ugutemangiga no gutegirira. Itorero ryose mugomba kuba umushumba z'impano zanyu. Department wahagararamo umukingi watwara. Ibyo bikorwa n'abashumba, ntabwo ari wewe. Nicyo gihe uzasanga umuntu ayoboye itsinda, abashumba baraganditse hano imbere, akayobora amateraniro, agasenga, agatanga amatangazo, akadusezerera. Iyo defombi cyane, defombi. Yobora nusoza kuyobora ushikirize mutijima gahunda zo guhesha abantu umugisha yarabihawe. Wari wagera ku rugo rwego rwo guhesha abantu umugisha tekarika nturaruhaba. Uzasanga umuntu yayoboye amateraniro muri korali, akayobora, akabwiriza, agasenga, abandi bo nibipopi. Ntabwo abantu ari ibipopi, ntabwo turaba kurebera. Mureke mutamzi tubigishe, tubaoriyante, tubaho umurongo. Nugira akantu gato Imana igutiza, reka kwikubita ku gatuza ngo ngewe wewe urindeze. Njewe naro iyo njanye na pasiteri wacu mu ivuga butumwa nijo jane baga. Reba kundu ushaje. Oya reba kundu ushaje nanje. Ariko bayibonije ibaga ninje. Nukugira ngo ejo amavuta amuriho nanje atemba ngereho. Bidafite kwikomeza no kwigangarika ngo nanje mfite imyaka 50 ngo naringwire kuba nushaka uburungushumba. Ninde bakugizewe? Abantu no harya ni inkuru nziza yingiyi. Reka nze mbahindukire. Umuntu ayoboye amateraniro ejo kuwa kangahe? Ejo ku cyumweru cyangwa kuwa gatandatu. Nukuri ibyo mbabwira nukuri.
mutazaza mukora amakosa nababujije. Nimba we uyoboye bakaguha microphone itorero, yobora nuduha umurongo wose nusoza gahunda zose zisigaye uziha abashumba bitorero. Nababangamiye ndavuga ibitari byo. Hoya ibyo nibyo nzi, nibyo nahawe, ibyo ndababwira ibyo nzi, ndababwira experience mbifitemo experience. Ubona muhora kiye niwe muyobozi wa gahunda uyu munsi. Ni bande baguhaye gahunda zitorero? Wazisha sejo mu kwezi kwa gatanu bakazongera kugushyira kuri time table gutese komba ndushwa n'ubusa. Ariko umuntu iyo afite imbano arakora, akayoborwa n'umwuka, akagira hakora, akagira nahagarukira, agasiga n'abandi, kandi akamenya ko bagomba no gusaranganya n'abandi. Uyu mugabo naramubonye akunda Imana. Utaha he? Nyagatare. Reba umuntu uvuye Nyagatare, ntabwo muzi, ni hano mubone. Uyu mugabo naramubonye mbona akunda Imana. Utaha he mugabo? Ngo aturuka Musenyi, ugira akamoto. Reba nukuri abari abega barigaramiye. Uriya mugabo naramubonye mbona akunda Imana. Utaha he? Hehe mugari yo hirya, nawe ngubonera hano sinzi yutaha. Ariko kuki bakinze isengero wewe nagumye kukubona kuko nagumye kukubona kuki wagumye kuza murasobanukiwe murumva neza. Nubwo isengero zanyu zakinzwe ariko restoration ryabega turasenga. Dufite uwo mugisha Imana yarawutanze wo kuba imbere y'Imana. Kubera iki mutaza ngo dufatanye? Haleluya. Kandi natwe turi abagabo beza n'ukuri, ntabwo turi babi, turi abagabo beza. Wa mugabo nimushake muje mutuvuga meza Musenyi, turi abagabo beza, n'imitima yacu nta manzi dukira. Hari uwo twakumiriye gusenga. Hari igihe nibo ngenda hano ku rusengero nkagira gutya, ninjira ngasanga mu muntu ndazi ntaranabona. Urakora ikahangaha ngo naje gusenga. Uburenganzira wabuhawe nande? Nta muntu ugomba kuba mu cyumba cy'urusengero atanyuze kwa mwarimu no kwa pasiteri. Ninde wabigishije? Ngo ni umwuka da. Umuntu wese ukingura urusengero, ubuyobozi bw'itorero bugomba kuba bubizi. Tekereza kwishurira ku muntu wa hehe ati naje gusenga. Usengera he? Wahawe nande uburenganzira? Ati pa ntabwo ari byo. Mushumba se wa hehe ati kuriya mugabo araje. Hoya ntabwo niko byensitaye, niko byubakitse, niko byensitaye. Haturiya mugabo wo kwavuga utundu twose tutuhe mvuga udusenya se. Hari utwa mwari mumva dusenya. Hoya ntabwo mvuga udusenya, mvuga utwubaka. Mweje utazagwa mu mutego w'amakosa. Twigarukire kuri topic yo kwizera. Nishake ngeze saa 9. Nishake ngeze twavuze ijambo kwizera. Kandi ubusobanuro bwo kwizera buri mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11 naho ngaho umurongo wa mbere. Utambaza ngo kwizera kutabivuze. Jewe ndakurangiye. Je mu Baheburayo 11 umurongo wa mbere umanukana ico gice urasanga harimo kwizera. Kwatumye ingike ziyeriko ziriduka. Mose amaze gukora yanga kuba umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Mu byumve neza ubwo nukubera kwizera. Ahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana. Aburutisha ibineza neza n'ubutunzi abanyegiputa babaga batunze kubera kwizera Imana yo mwiza. Reka mvuge kwizera ku rubyiruko rw'abakobwa n'abahungu.
bati uriya mugabo uko twibasiye yaba nabibasiraga mukumva yaba nabibasiraga mukumva hari igihe umuntu azavuga ngo ko yibasira urubyiruko ngo urwiwe aho urwanje sinarubyaye nyine ndababaza ngo ko yibasira urubyiruko ngo urwi n'urwanje nyine nzareka kwigisha umugore ngo umugore wanje atanumva ndeke kwigisha abashakanye kandi ari inju bashinzwe hoya nta mpamvu yo kuvuga ngo nirushaka urwanje rureke kumva ariko wowe ugira umugisha wumva nashaka umugore wanje areke kunumvira ariko ugira umugisha wawe yumva tuzabutunza urugo rwiza bati urubyiruko n'undi nibashake bibuko byakabaye ikintu uzatindaho ni mwarimu bati umugore wiwe ko atamwumvira ko atamwubaha umwana we biramaze ikintu uzatindaho ni mwarimu niwumva mwarimu ari mu bakobwa n'amaguti ya tereta uzavuga tumuhamagara we ucishe mu ati ko yigisha abagore b'abandi abiwe ko batari ku murongo nibashaka indi bawe site bangaye hari abantu batinda kuba pasiteri naje ndiwe ati abana babo ko batagira abana babo nibo batumva nibashake uzatinde ku mupasiteri wateye inda ariko gutinda ku mwana we wawe uzatinde ku mupasiteri ugutereta uzamutindeho ariko kuvuga ngo umugore w'umupasiteri ngo umwana we wayi kubera iki turababwiriza turabahanura tubaha umurongo abawurengaho ni kazi yawo ntabwo njyewe bazanitwaza mwarimu no ntabwo azanitwaza iyo tuza gusenga ndababwira ngo wowe urasenga ihe service iya mbere n'iya kabiri ugude mama nyirahumura urasenga iya kangahe ati njyewe ndasenga iya mbere niyo nza numva imfashije ambara rero tugende ntabwo dupfa kureka ngo duterere iyo oya ntabwo dupfa kureka ntabwo dupfa kureka hati urubyiruko nari ngiye kuvuga kwizera ku rubyiruko Yeremiya yarabyanditse ibice 12 mu muhanuzi bwe umurongo wa 7 aravuga ngo hahirwa umuntu wiringira wizera uwiteka akamubera ibyiringiro ubona uwazahwana n'igiti cyashoye imizi hariya mu mazi urumva kizera mu gihe cyari cyo cyose ntabwo kizatinya umwaka w'amapfa ngo wacanye oya kizakomeza kwera igihe cyari cyo cyose mwumve kwizera ko gutangaje kuza kuzamuka hejuru y'imisozi kukayikubita hasi kwizera kandi kwizera ni uguhoraho iteka ryose haleluya ntabwo ari ukwizera ku munsi umwe 17 mu buhanuzi bwa Yeremiya kandi hepfo murongo wa 9 umutima w'umuntu ugira akarwara kadashobora gupfa gukira no kuvurwa iyo ndwara umutima ugira ni yihe ni ukutizera ariko Imana nziza yaremye imitima ngo nizigerageze imitima yacu ikamenya guhema umuntu bikwiriye ibyo yakoze biva mu mirimo yiwe kwizera umukobwa wese tegera beura wewe twiriranwa kuri iki ureka abandi batanumva umukobwa wese wavutse ari umukobwa arashaka kuzubaka urugo ngo ashaka sibyo uzi ko utinda gushakwa mu rugo bakanaguhararuka uko niko kuri kuzima utinda gushakwa mu rugo bakaguhararuka pe muze musenga Imana ibahe kubaka kandi mwubake neza abahungu aba batipe bari he
umuhungu wese wavutse ari umuhungu yemerewe gushaka no kubaka urugo sibo. Iryo ni kondisiyo sine qua none ndibikuka. Ariko dore rero iyo kwizera kwarangiye kwacitse intege, umuntu aciye ubusamo, umuntu aciye ubusamo, ugahura n'igihungu kitagira n'ipantaro, gifite ifunguzo yatiriye ku ntake y'urw'abandi, yatiriye ku ntake ya moto y'abandi nangwa imodoka. Ati mfite rafa, wowe urabona ko ubuzima ari sawa, tuzaryoha tu, uko biri kose tuzaryoha. Barya bambara ibipantaro bakabimanuka hano. Ati mbonye umugabo rero, tekereza ni ukuri kuzima. Ugiye kugama izuba, urashatswe, ni agateganyo, uracyakeneye gushaka. Ariko sha bewe umuntu yasa nkawe yiga kaminuza y'East Africa, agahungu kakaza kundereta kadafite umutwe n'amaguru. Nimwe mubihereza, nimwe mubiha, nimwe mwiha ubwo buhungu butagira umurongo. Uko niko kuri kuzima. Namubwira ngo stop. Hey, stop. Hahirwa uwizera ko azubaka. Igihe nikigera uzubaka urugo rwiza rudafite guhubuka. Imana iragufite. Mushoje muhishimwe. Ufa guhura gusa n'umuntu ndagukunda imbabazi ze urushanye na umwana imbabazi abashaka kumuri. Ndagukunda usariraho byacikiye n'abasaza basigaye biruka inyuma y'ubwana bw'umukobwa, ugasanga ariruka inyuma y'utundu tudashinga n'ubwari imbwa yarya n'inzoga. Uri imbwa yarya n'inzoga. Ukuntu bandeba nk'abatanzi. Ntabwo ari byo. Mutegereze mwihangane. Warashatse? Dore wowe. Utirirwa kuja kure dozo. Uyu muhungu mu by'ukuri ari ndamubonye ndibuka. Ngarutse kuja muri restaurant Nyagatare ngiye kunywa icyayi. Ngire gutya mbona arinjiye asangamo. Ngiye kwishura amafaranga y'icyayi kandi ntabwo nza ndenza 500. Aya ni menshi. Hano barambwiye ngo ni make. Ni make. Mwebwe muri nganga. Dore nicyo kisha abantu rero kwisumbuka. Hari umugani baca baravuga ngo inkoko itora guruka umunwa wayo. Nazaga kurya mayoneze nkananirwa kwishura. Uyu muti baraza atari ngiye kwishura. Mbona kaza kanyenye. Ati basta utishura. Basta utishura njewe nishyuye amafaranga wariri. Good. Ndishura amafaranga wariri. Si muhungu nishuriye nuwa hehe. Aturukahe avahe akomokahe. Sinzi ukuntu mubonye hariya aza muri mu maso ya nese uyu ni wa muhungu wishuye cyane.
warakoze n'ukuri naho abandi ntibagira iryo yerekwa reka da reka ubabwira ibindi naho kumenya ko pasiteri nawe yanywa icyayi gishushe reka babwire badihe kuri sente hoya tekereza sinarimbuza amafaranga ariko akanda akanyenyeri kandi naranagukunze n'ukuri njyewe nkunda no gusangira n'abandi ntabwo ngira indambi uzare singira indambi barya bo kurya bakinze no ibyo kurya biryoha bisangiwe urumva nshuti yanjye uyu mugabo naramwumvise numva arasobanutse hanze no mu rusengero n'ukuri naragukunze pe twagiye ku kagari sinzi iminsi mikuru yari hari ngo bamuha ijambo tuvuye mu rusengero uyu mugabo ko numva ari umuhanga cyane afite inararibonye numva afite icyandusha ndabikubahira rwose sinzi n'imirimo ukora ariko numva urasobanutse tujya dukunda abantu basobanutse no mu rusengero uzi kuyobora abantu badasobanutse barakuvuna ni ngo kuyobora abashonje ni ngo kuyobora itorero rishonje rihora ari umutwaro ati uyu mugabo ntacyamuvaho pe oya ntacyamvaho urabona n'ubunyabuntu bukeya ariko ibyo byose mbifitiye experience kuyobora itorero rishonje rihora ari umutwaro kandi wewe ndi umutwari wabo tugomba kuba bibamwe iby'umwuka mukatubibamwe iby'umubiri noneho reka mbivuge ku mugaragaro itorero ritamenya ko urukweto rwatwarimo rwahengamye ngwikijya nambaye neza hagomba kuba uruhari rwawe atari kuriya mugabo ibyaje ko niryo hame ry'itorero kuba bibamwe iby'umwuka bakaba bibamwe iby'umubiri batari kuriya mugabo atuyoboye tutayobowe na Pianist twashira yatumara yaturya n'inzara reka ntabwo nabarya n'inzara ntabwo nabarya nta muhamagaro mfite wo kubarya inzara mvuga ukuri kweruye ku ijambo ry'Imana ahantu nigeze gukora mu itorero nigeze kubwira abakristo ngo mudodeshereje abapasiteri 8 amagostime suti hari n'ubundi nabivuze hano umugore umwe kubera yuko nasabanaga nabo cyane arampamagara arambwira ngo ariko mwari ngo ariko abo bapasiteri bawe baguhaye iki ngo ikoti ndaradodeshereje umwana ngo nzaridodeshereze ubuhe mu pasiteri numva kiyi intege pe ariko ndahata naje iyo ngukurikiyeho ikintu shirwa nagikukuye ndababwiriza ndabasengera imitima yabiroro Imana iragenda irayihondagura nabakuyemo amakoti 8 nanje ndimo mfite umushire waryo hano marongero umusazira w'iryo koti nadodewe n'itorero dore n'ukuri n'ubu ndacyawambara gaje mu masano mu biraro n'ubona nambaye icyo koti ni kubera iki narabibigishije ndabibatoza mbabwira agaciro k'umuyobozi mu itorero ariko uzi ko nicyo gituma mutanatwemera n'ukuri ni igihe ubona wambaye ikoti ryiza umupasiteri wawe yambaye agakoti k'umushyire kacitse ku bitugu kandi ugomba kubigiramo uruhare
urukweto rwa ruha rugahenga, ariko wowe ukambara urwa 50. Bati kubera ko Imana itamuhaye ibyiwe. Imana yo mwijiri bababari. Reka ne gutakaza amasaha. Kwizera kuri mu buryo butatu. Uburyo butatu bwo kwizera shiramo. Kwizera ku buryo butatu. Kwizera gusanzwe ni kuriya. Ni ukwizera gusanzwe. Shiraho Yakobo 2:19. Muze mureka kwirirwa mubumbura za Bibiliya do. Ikorana buhanga ryaragikemuye. Nukwisakuriza nukwitindira. Keretse utazi gusoma ukanotinga ku ruhande, ariko nimbuzi gusoma uyu mwanya project amaso yawe hari. Yakobo 2:19. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishitsi. Wa muntu utagira umumaro we, nduzi yuko kwizera kutagira imirimo ari imfabusa. Yavugaga hejuru y'umukristo kwizera n'imirimo. Yakobo aravuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Sibyo nababwiraga? Kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Kwizera kwiza kuzuye ni ukuba wizeye Imana, ukizera Yesu Kristo, ukayigerekaho n'imirimo, ukabigerekaho n'imirimo. Ati arashaka kugira ubwitango. Ya nta bwitange. Justin yavuze ko nambaye neza. Hari uruhare rwanyu mwagize ane kuri aka gakoti. Sinje wipfuka Imana. Nta bwitange mbazanyemo. Murashesheka mukifata mukagundira, ariko Imana ikatanga umuyoboro. Igatanga umuyoboro. Agakoti hari undi wari wakabona. Hari undi wakabona uri Nyagatare. Wakabona nyende. Nagiye kudodesha muri Berwa hano Nyagatare. Hano Berwa. Murahazi mwe bw'abanyagatare. Berwa Nyagatare murayizi. Ni bande bayizi? Ntimuzi yateriye yitwa Berwa, mudodesherezaho amakoti. Nza kugira umugisha sanga mushumba wacu na wavuyeyo kudodesha. Pasiteri wacu. Ndashaka agakoti keza rwose karinganiye, apana birya bimanuka. Aturashaka kwambara nka pasiteri wanyu yambara nk'abajeni. Niko mudozi yambi. Aturashaka kwambara nka pasiteri wanyu wambara nk'abajeni. Umva umugabo wacu agezweho. Nuko niko kuri yambi. Yarambwiye ngo urashaka kwambara nka pasiteri wawe wambara nk'abajeni. Kandi nawe mbona ko udukoti turinganiye tutari turya dusakuma. Kwizera gusanzwe dore ni kuriya kwa Yakobo. Twizeye ko Imana ari imwe rukumbi, kandi abadayimoni barabizi ko nibyo nabyo barabyizeye, ariko bikabahindisha imishitsi. Ngaho rero komeza. Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe
rwose n'imirimo ye. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwaniriza no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Ntabwo yasindishirijwe n'imirimo, yasindishirijwe no kwizera Imana yo mu ijuru, bituma yitwa inshuti y'Imana. Inshuti, ubushuti n'Imana ntibwapfa kuza. Hari igihe abantu bavuga ngo ko mbora ku rusengero, ko mbora ndiha, uzadiha ariko nturi inshuti y'Imana. Rata pase wewe wiga teoloji, aba bantu bose bitabira ku cyumweru ni inshuti z'Imana? Udashurwa kibera ngo utinye, jewe nunatinya ndavuga ukuri. Aho uko niko kuri. Ntabwo bose ari inshuti, niko kuri. Ntabwo twese turi inshuti y'Imana. Ibrahimu yizeye Imana, bimuhwane yongeraho gukiranuka, yongeraho imirimo, bituma yitwa inshuti y'Imana, yujuje ibyangombwa. Ibrahimu Imana yaramukundaga pe, hatari nk'uku nguku mubona. Ibrahimu yabayeho atagira umwana. Murabizi ko yagize muri icyo kigeragezo, harageragezwa atinda kubyara, ariko aravuga ngo Imana yansezeranije niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Imana yansezeranije, yambwiye ko nzabyara, ndazazungurwa n'undi, nzazungurwa n'uvuye mu rukiri, nzabyara tu byange bikunde. Igihe cy'Imana kigeze, Imana iramwibuka, arabyara Isaka. Simvuga ibindi yanyuzemo byo kumwosha. Igihe kigeze abyara Isaka, Imana iramubwira ati fata umwana wawe umwe w'umuhungu w'ikinege ubonye muri za bukuru, ugende umuntambire. Yumva nk'ejo ntiyabwira Sara umugore wiwe, afata Ibrahimu aramujyana arageza, afata Isaka aramujyana aramujyana ati tugende. Bageze imbere atari ko se ko mbona undongoye, igitambo kiri hehe? Isara amubwira ngo Imana izirongera, tugende muhungu wanje, Imana izirongera. Amaze kumva Imana, amaze kwizera Imana, aramujyana. Amaze gushika agiye kumutamba, yumva ijwi ngo Ibrahimu, ntugire icyo utwara umwana wawe w'Isaka. Hindukira urebe inyuma mu gishaka, hari imfizi y'intama. Yaritegereje iki gihe mu masezerano, ntugire icyo utwara amatiyerisa n'amasegonda 15 umunsi ugiye kugerayo. Asubiza y'ingota. Imana iramubwira ngo ni koko nukuri, menye ko nkunda Ibrahimu, menye kuri inshuti yanjye, menye ko nkunda. Yarabarasinze, Imana iravuze. Nanjye mfite akana ko mu busaza, ninde mbagaciro, n'Imana yamutanze niki? Aravuga ngo kuvuga ngo ndi incike, mfite umwana umwe w'ikinege, Imana yavuze ndinde Ibrahimu. Abarasinga abona uburemere bw'Imana buraruta Isaka, aramuzibukira. Yari afite kwizera kuvuga ngo mu ivu rya Isaka Imana izatanga undi Isaka. Aramukapfuye, ariko Imana yansezeranije ntabwo nzahirana akagahinda, izanshumbusha. Mu ivu rya Isaka hazavura Isaka. Imana iramubwira ngo menye ko ngunda Ibrahimu, uri inshuti yaje. Ariko umuntu wagiraga abana mu rugo buzuye urugo atarabyaye wa mugabo we, ariko Imana ngo ikamukundira icyo ngicyo, kurera abantu utabyaye. Abenshi iyo baza kubagaburira naro kugaburira babo, barobanura mu bw'abandi bakabuhinda, bagasigara bagaburira. Ndakubwiza ukuri kuzima, mberutse kujana n'umwana n'umushoferi mu modoka ngiye ibyuma, nari ngiye Kigali ejo bundi kuwa gatatu kare. Umwana umuntu amusaba amazi, twebwe tugenda twumva byinshi. Amusaba amazi, aramubwira ngo umwana wundi, wumve wa mugabo we, ngo umwana wundi ngo umureresha inzoga ukamureresha n'itabi, ngo kubera yuko atari uwawe. Ibyo bintu biravugwa n'umuntu muzima. Ati ko atari uwanje reka mureresha amazi n'itabi. Umwana ni ngundi, ikibondo ni ngikindi, nta mwana ni kinono.
ugiye kugaburira abawe ubundi urabuhinze none se kubugaburira nanone inzara ndishire kuhinda ubw'abandi ubwawe inzara ndishire kuhinda ubw'abandi ubwawe inzara ndishire umwana ni nkunda umubyeyi wabyaye ntajya arobanura nisho Ibrahim Imana yamukundiraga sindabyara ndi ingumba ariko mfite abana nujuje mu rugo ndera kubera iki mwe ko mutabibona ngo mufashe nari ngiye kuvuga kwisi ugasanga ejo mwana hano wacu ndumwari mwana ku kigo cy'isi kandi umuhuzabikorwa wa byose ni pasiporo wacu ariko ngakora mu ishami ryuzuza amafaranga nigeze gusubiza y'umwana w'umubyeyi arambamagara ariko nawe pasiteri wirukana abantu kubera ko nuko ni warishuye se ndabiruka kuko ni pasiteri rata ngo ndege y'ibiruhu oya sikose ntabwo ariyo misiyo ni nipe ni kupe ntanguhe niko hano niko bakora noneho rero nagera ku bana bamwe bese mwebwe ni gute ngo na telefone ko navuganye na pasiteri mwavuganye ibiki se nimba atari ibanga wambwira ngo azakubwira azambwira ibiki se ko nshaka amafaranga ariyo yambwira ejo mutazaza ngo babafashe dufashe abatishoboye ariko iyo wishoboye ariko kuki mukunda gufashwa muraba ubuzima bafite ubwenge n'amaboko kuki mukunda gufasha buriya mugabo basi buriya urasibye unamuka uriya mugabo yagize ikibazo mu mwaka wa 2020 ni na 4 ava mu rugo rwe